iyihe gute se ubwo ati mu bana banjye mfite uw'imfura yego uwe nitaga imfura si wa musore twabonye se cyagiye twaje iwawe na musore wanjye nizere ko umuzi cyane ndamuzi twarahamusanze uriya mwana ukigera mu rugo naje gusanga mentalite imyitwarire ye kugenda ihinduka ukigera mu rugo ejo bundi usubiyeyo se nese iyo nkuru wayumvishe wayimenye ryari urumva umwana ni umusore afite nka 20 mu myaka ingana gutyo ubu nibwo utangiye kumenya ko umwana atari uwawe ambona uvuga ati byo kuvuga ko afite umwana utari uwawe wabimenye kuva ryari uvuga ati kuva nagaruka mu rugo urabizi uriya mwana wanjye ni mukuru urumva umwana ufite hagati ya 19 na 20 urumva ni mukuru ibibazo byabaye mu rugo byo kuba narabataye nkaca nyina inyuma urumva ubwo natemera n'ubundi bizangombwa tujya hehe njya muri labo nkabikurikirana nkareba ukuntu bikora iki bakamisubiza ibintu byaroroshye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati ikirangwa ni amahirwe ndi bumuhe njyewe akambyiza ukuri none nkamubaza iyo myaka 20 yose ihise kuko yari yarabimisha nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha wihangayika igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyatsi ubafite ingano y'igitsina batishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo namwe tubakoraho rikaka ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame ntago twabibagiwe akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande ndetse n'izindi mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti iraza kubageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di kurikiye ni kuri Keze TV show bisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifisa gukomeza kugira ibihe byiza nkuko tubana umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe na papa Uwase ngira ngo ubushize twaraganiriye binagenda neza cyane yasubiranye na madamu yaramubabariye rwose nta kibazo kindi bafitanye rwose byagenze neza kuri bombi uko ari babiri ni ibintu byo kwishimira kandi nyine yasubiye mu rugo abana ndizera bameranye neza ni ikintu twese twishimiye ariko uyu munsi papa wazambwiye ko nshaka ko hari ibyo yifuza ko tuganira niwe wampamagaye urumva noneho kuri inshuro niwe wifuza ko tuganira ko mbere nabahuzaga na madamu ngira ngo dukemure ibibazo ariko ku bw'amahirwe Imana yabigiyemo bikemuka bitagoranye ubu ni sawa papa wasumeze uteze meze neza ndashima Imana urakomeye wose amakuru y'iminsi amakuru ni meza natwe turaho turakomeye ahubwo ayanyu mwebwe mu rugo ayacu yari meza urebeye imbere imbere gusa se urebeye imbere gutya nyine afasi ariko mu rugo se madamu niye kwaye karibu abana nimeranye neza kuba ndi mu rugo naje gukurikirana ibintu byinshi ndi mu rugo tumeze neza nta kibazo ariko haje kuzamo agatotsi ko kajemo kararibwo wari ugiye gutanga kaya neza wita kuri madamu mwibagize ibyahise agatotsi ko kabangutse kavuye kandi biba bikomeye cyane burya biba bikomeye naje guhura n'ibibazo mu myaka myinshi ishize urumva wowe n'ibibazo imyaka ishize imyaka myinshi ishize wowe n'ibibazo mu myaka ishize myinshi ati nahoranye n'ikibazo sinamenya ko ari ikibazo ariko ubu ngubu mu gihe gishize cyane urumva mu gihe gishize nyine ubu nibwo nangiye kugenda amenya ukuri gake gake bakukuri nageze ngo ndakumenya kuri kwiki kuri kwande guturutse heze nibirebire wa mubyeyi nibari birebire cyane biba binagoranye sinzi ko bikubye wanabyumva wanabyakira bibaye nkawe sinzi ko wabyakira kabisa nibibazo cyangwa uteze amatwi mbwira ubwo mfite amatsiko yo kumva icyo bintu cyo kora njya mbibona mu mafilime nyine ko umuntu ariko bibaho ariko apana kuri wowe apana kuri njyewe uri kumva byumvikana we papa Uwase mu bana bawe harimo umwana utari uwawe ni ukuvuga ati ukuntu bimeze gute
uwuhe gute se? uvuga ati mu bana banjye mfite uw'imfura, Yego. uwo nitaga Si imfura wa yanjye. musore twabonye Yego, se cyagiye twaje iwawe? na musore wanjye nizere ko umuzi cyane. Ndamuzi, twarahamusanze. Uriya mwana ukigera mu rugo naje gusanga mentalite imyitwarire ye kugenda ihinduka. Ukigera mu rugo ejo bundi usubiyeyo se? Mbona ibintu biri kugenda bihinduka gake gake, imyitwarire ye nkamureba, ingeso nkareba, ko nyuma nkurikirana amakuru gake gake, n'ibimenyetso bimwe ngenda mbibona. None se iyo nkuru wayumvishe wayimenye ryari? Urumva umwana ni umusore afite nka 20 mu myaka ingana gutyo, ubu nibwo utangiye kumenya ko umwana atari uwawe? Uko umwana, iyo umwana ari muto, uko umwana agenda akura yigira hejuru, umwana agenda akora iki, ahinduka. Komeza utubwire ibyo byatangiye kuva ryari? Ni ukuvuga ati byo kuvuga ko afite umwana utari uwawe wabimenye kuva ryari? Kuvuga ati kuva nagaruka mu rugo, urabizi uriya mwana wanjye ni mukuru, urumva umwana ufite hagati ya 19 na 20, urumva ni mukuru. Ibibazo byabaye mu rugo byo kuba narabataye nkaca nyina inyuma, urumva kuva nagenda naraciye nyina inyuma nkagaruka mu rugo, urumva umwana uko yari asanzwe anyubaha siko bikigenda. Uko yagufataga nka papa we byarahindutse se? Byarahindutse, uko yamfataga karagiteri zarahindutse, urumva rero mu guhinduka rero. Ariko ntaguciye mu ijambo, papa wa se kuba wenda umwana warabonye yarahindutse wenda atakikubaha nk'uko yakubahaga mbere, ntago cyaba ari cyo kimenyetso cya mbere kikwereka ko umwana atari uwawe, kereka niba ufite n'ibindi. Oya, ni ukuvuga ati na mbere umwana ashobora kurakazwa n'ibyo wakoze wenda akaba kibabaye, ariko ntago iyo ari impamvu yatuma ubona ko umwana atari uwawe. Oya, na mbere urumva, na mbere umwana yaranyubaga nka se, ariko nyuma yaho uko nagize nawe n'ibibazo, we nagiranye ikibazo na nyina, ziriya gahunda zose zikaba nyuma ngarutse mu rugo, urumva muri absence yanjye, urumva umwana nibwo yiyakiriye avuga ati n'ubundi uriya ntabwo yari papa wanjye, n'ubundi ubu ngubu nsigaye mu rugo ndi kumwe na mama wanjye, uriya ntabwo yari papa wanjye. Mu gihe rero ngarutse, imyitwarire n'ubundi yasigaranyemo hariya niyo yakomeje gukora iki, kunyereka. Nuvuga ati uramubwira ikintu ugasanga mbese muri make byarahindutse. Kandi ikindi kirango kiri grave, uko umwana agenda akura, kugenda akora iki, ahinduka. Ubibonye nyuma yaho ugarukiye mu rugo, ariko nibwo utangiye kubona ko umwana nyine yahindutse? Nigeze kubyumva, nigeze no kubikeka, ariko kubera ko wumva ibiki, nigeze kubyumva ko ushobora kuba narazanye umugore aje atwite, ngira ngo ni amagambo y'abantu. Bivuze ko byigeze kuvugwa n'ubundi ikindi gihe? Byigeze kuvugwa, ariko bitewe n'urukundo rwari ruri hagati yanjye na mama we, ntabwo nagombaga gukora iki, kubitekereza. Ubwo si ubwa mbere mbese ubiketse? Ntabwo si ubwa mbere mbiketse, ariko byarabaye, biravugwa, ariko mbona ari kwa kundi abantu bazira abantu bimereye neza, bashaka kubateranya ishyari, abantu batangiye kwimerera neza, abantu bavuga amagambo uko babishaka. Icyo nicyo kibazo twagize mbere. Nise kuki ibyo bintu papa wase hano ni ikibazo kiri hagati yawe na madamu, kandi icyo kintu kiba gikomeye cyo kuvuga ngo mu bana banjye harimo umwana utari uwanjye, ni ikintu utagomba guhita uhubukira kuvuga cyangwa kubwira abana cyangwa kubwira umugore, kuko ni ikintu cyasenya umuryango cyane. Bivuze ngo ubanze urebe niba hatarimo amagambo. Niba atari amagambo nyine, niba ari ibintu koko byanyabyo hatarimo amagambo. Keza singuciye mu jambo, ni ukuvuga ati imyaka 20 ishize, sibyo? Nabibonye mbere ngaceceka tuza, ariko kuva nagera mu rugo ibimenyetso byo maze kubibona byuzuye 100% ko umwana atari uwanjye. Navuze ngo mbere barabivuze ngo kuba mushatse atwite, ariko nawe urumva ke tukibana bwa mbere twafashe umwanzuro wo kubana, nabonye uburyo asamye mu buryo bwihuse, no kujya kubyara amatariki ngiye ukuntu nabibaze, nabonye hajemo akantu, ariko ntabwo ibyo bintu nakoze iki, ntabwo nabihaye umwanya, nk'umuntu nari nakunze cyane, urumva
gusama kwe ntabwo nabitekerejeho, nyuma musanga harimo ibintu utamenye ibyo ari byo, ariko bitewe n'urukundo rwari rurimo sinigeze mbiha umwanya. bivuze ko no kubyara yabyaye imbere cyangwa Byarihuse inyuma? muri make niko navuga, Yabyaye vuba byihuse pe. ariko kuko mwabanaga nyine ntiwabyitaho. Nta kuntu nari kumbwira ati si byo, kandi ariwe twabanaga, kandi akaba nari mbizi ko ari umudamu wanjye, urumva. Se mwakabyara icyo kintu mama wase yagikora koko? Yagikora kandi cyarabaye, niyo mpamvu nari misemo kuguhamagara. Ariko uri gukeka, uracyakeka cyangwa none urabihamya? Oya, ndabihamya, nibyo ndabihamye. Kuba mfashe umwanya ngaguhamagara ni uko ibyo bimenyetso mbifite. Oya, n'ubundi umwana uyu umurebye wowe, karagiteri, nambuko, myitwarire. Cyakora uriya mwana njye singiye kukuvugira cyangwa ngo mvugire mama wase, nta ruhande njyaho. Gusa umwana ashobora kuvuka adasa na papa we, wenda agasa na mama we cyangwa agasa n'undi muntu wo muri famiye. Gusa niba abantu babyibuka, hari ikiganiro twakoreye kwa mama wase, ni nabwo uwo mwana w'umusore yagaragayemo cya gihe tujyayo waje kumureba, araza muri kamera aragusuhuza ngo bite papa, umwana nahoberanya ahari waragutse uramuhobera. Yego. Sinzi abantu bakurikiranye icyo kiganiro baraza kukibuka. Murasuhuzanya, ni umwana muremure w'umusore w'igikara, wirabura kabisa. Ntabwo buri ari byiza gutinda ku bintu. Njye naramurebye mbona ni umusore kabisa, ntantungurwa no kubona umwana ungana gutya, ariko nyine bibaho. Nambwira ko ari muto nuko nyine afite uburebure, ariko mbona ntago musa, mbona nagasa na mama we, mbona ni igikara, kandi nawe ntabwo uri igikara cyane, ariko sinanabyitaho. Byo hari ibintu biba bitakureba utajya kwirirwa ujya kubwira abantu. Gusa nanone sinzi, ariko ubanze witonde umenye niba ari ukuri koko. Papa wase kano kanya nibwo mukiva mu bintu bya rwaserera, nawe ubizi byaguturutseho tutakirwa dusubiramo. Aka kanya nibwo mwari mugiye kongera kwihuza nk'umuryango, mukongera mukiyubaka, ibi byose bikarangira. None hajemo ikindi kibazo, none nuhita ubibyutsa none aha ari gukiza mu rugo, aribwo mugitangira kwiyubaka. Ako kantu icyo kibazo kigahita kizamo aka kanya, ko none bihita biba bibi cyane kurushaho. Keza ni ukuvuga ati ako kantu urumva kahozeho, urumva, ariko ni kwa kundi umuntu aba avuga ati reka abanza arebe, kuko njya numva bavuga ati mama w'umwana numenya se. Ni nako biba bimeze. Urumva rero habayemo kwitonda, nk'abaprida cyane, nkashishoza nitonze kugira ngo nadahubuka. Ariko none igihe kirageze, urumva, ibimenyetso nashakaga kubona byo narangije kubihamya bye, narabibonye, bimaze kuba ukuri. Niyo mpamvu nari imisemo kuvuga ati reka nkuhamagare nkuganirize ubyire ibirimo biramba. Icyo kintu rwose rero mubyeyi we kirakomeye pe. Urumva ikibazo mfite ni icyo ngicyo. Icyo kintu kirakomeye, ntabwo ari cya kintu wahita uhubukira ngo uvuge ngo ni ikintu wapfa kuvuga gutyo gusa uko ubibone. Ni ikintu ugomba kuvuga ufite gihamya, nyine ubizi neza ko icyo kintu cyabayeho. Oya, wowe kumbwira gutyo nanjye rero ukomeze ntabwo ari kimwe. Ni ukuvuga ati ngewe ibyo bintu byarabaye bimaze kuba, ndaceceka ngira ngo n'amagambo y'abantu ndavuga ati ndabikurikirana gake gake. Urabizi uyu mwana akiri muto biragoranye cyane kuvuga ati si uwanjye n'uwanjye, ko urabizi umwana akiri muto rwose ishusho aba ari iyawe. Ariko uko umwana yagiye agenda akura, akugenda ahinduka. Mbega inkuru mbe byumva mama wase, ariko nizere kutaragira ikintu amubwira. ya nta kintu ndamubwira, icyarimo kwitonda neza cyane, kuko urumva ntabwo nahita mubuka ku kanya ngo mbishire hanze. Ariko icy'ukuri kirimo aho ngaho ni uko ibimenyetso byose simusiga amaze kubibona. Ni ukuvuga ati muri absence yanjye umwana none yahise yirekura, kurumva yarasigaranye na mama we nyine. Urumva ahubwo ikigaragara ngiye ko maze kubona bari komplo bombi urumva avuga ati mu gihe umwana arabizi ko sindise, wenda mama yaramuganirije, wasanga atanabi, wenda mama yaramuganirije, keretse imyitwarire niba ari bwo buryo yaba abizimo. uretse kubera umwana amaze kuba mukuru. Umwana yari mukuru ndakeka aganira na nyina ashobora kumuha ukuri, byumva. Nyina ashobora kumubyiza ukuri, byumva. Urumva kumubyiza ukuri ushobora kuba baranaganiriye, umwana akiyakira akavuga ati n'ubundi papa, uwo nitaga papa ntabwo kiba mu rugo, ubundi kubana na mama wanjye
mu kugaruka kwanjye rero bati imyitwarire uko nari nsanzwe muzi yewe ikintu inama nakugira papa se bibe byaba ari byo cyangwa atari byo nakugira inama y'uko utahita ubimubwira nyine utahita ubisohora nuko dukoze n'ikiganiro wenda azanakibona wenda ariko ku bwanjye ndumva utahita utobora ngo ubimubwire nonaha uzi impamvu yo kubivuga nonaha ntago muri mu gihe cyiza cyo kongera gusubira mu bibazo aka kanya urumva nta n'ukwezi uramara usubiye mu rugo ubu muri kuganira neza murishimanye neza nta kibazo rero guhita uzanamo iki kintu cy'umwana mama wase nabonye nawe agira kunarakara vuba we waba uretse kubimubwira sibyo waba uretse kubimubwira nubwo wenda tubikoze ikiganiro hari n'igihe tutanagishyiraho vuba urumva yego iki kiganiro ubwo tugikoze ntago tuzagishyiraho vuba kugira ngo nyine tudahita tubishyira hanze nonaha ikintu ndi kugusaba ni iki byaba ari byo cyangwa atari byo uba uretse kubimubwira uba uretse no kugira n'umuntu n'umwe ubibwira kuko buriya iyo nta banga riba ari irya babiri ko njye ntabwo najya kubwira mama wase bibe njyenyine ubizi nyine noneho basi mumare nk'ukwezi basi mumare nk'ukwezi mu rugo cyangwa se ubanza unamenye n'andi makuru ashoboka nyine uperereze ku buryo igihe uretse gato ku buryo n'igihe cyo kuzabivuga uzavuga ufite iki ukuru uvuga ati mama wase mfite ibimenyetso ibi n'ibi mfite kanaka uzi ni wabi hari ukuntu uvuga ikintu ukakivuga hari n'ikimenyetso kicyerekana utavuga ngo barambwiye ngo naraketse njye nagusabaga ko aka kanya muri mu keza ko kwishima mwishimanye mwasabanye imbabazi umugore yangiye yakwakiriye nawe wasubiye mu rugo rwawe mwimeranye neza uretse ako kantu wakihanganira kuba umwana uri kugusuzugura nk'umuntu mukuru nyine uri kubyumva nyine ko wamenya ukuri ariko waba ukihanganiye ukaba uretse basi nk'ukwezi guhita uzana ikibazo mu kindi n'ikindi kitarashira ngo umugore yiyakire ugahita uturamo ikindi kibazo nk'uko ngubu ati mbe mbiretseho cyangwa se mbe byihanganiyeho n'ubundi ikibazo ntabwo kiri bube gisubiye inyuma ntabwo ndi bube nyikemuye ikiri ngombwa ni ugukemura cya kibazo yagakwiriye kumbyiza ukuri imyaka 20 yose umuntu afite ukuri aguhishe numva atari ikibazo kimwe nuko wanayimubwira akabihakana riga byose birashoboka oya kubihakana byo n'ubundi yabihakana ariko wahakana gute kandi ibimenyetso mbifite ariko kubera ko ari umudamu wanjye anyumvira neza ananyumva bibaye byiza we yambyiza ukuri tukareba ukundi kuntu twabikemura ku imyaka 20 umuntu afite ikintu ku mutima agihishe icyo kintu cyo kiranagoye no kubyumva biragoye imyaka 20 ubana n'umuntu aguhishe umva ni ikibazo cyane gitangaje ukaba ubimenye ubu ngubu oya kusuba ngo ubu ngubu nibwo mbimenye urumva ikintu gitangaje babivuzeho ariko numva ari nka bya bindi by'abantu babivugira ibyo bashaka cyangwa kwa kundi umuntu abonye abantu bibereye neza babanye neza bakavuga ati cyane ariko nanjye byaranunguye cyane none se wowe urashaka guhita ubimubwira aka kanya usubije amaso inyuma ngasanga amezi twamaranye n'uburyo yasamyemo n'uburyo yabyayemo harimo itandukanye none se kuki utabimubwiye icyo gihe ngo mubimenye icyo gihe ugaceceka hari ukuntu umwana avuka kandi buri ikibazo ko gikomera nyuma hari ukuntu ubundi akenshi twebwe abagabo ntabwo twihutira kuvuga ibintu turabanza tukamenya iki tukamenya ukuri ikibazo ubu ngubu mbere kiriya gihe ukibikeka wenda ukibara ugasanga abyaye vuba cyangwa nyine ugitangira gukeka ibyo by'ukuntu abyaye iyo uhita ubimubaza byari koroha ariko ubu byararemereye imyaka ishize umwana n'umusore ubu byararemereye ku buryo none abivuga bizaba ikibazo gikomeye cyane oya tuzicara ngewe nawe numva ambyiza ukuri icyo nshaka ni ukuri agomba kumbyiza iyo nkuru ariko ibaza iyo nkuru yo kumuhana Nyagasani cyekoza njye ndifuza ko bitakabaye ari byo mama wase ntabwo mugira umwere ntabwo mvuze ngo oya uramugira umwere gute se kandi ibimenyetso ngiye mbifite ko umuntu ni umuntu nta nubwo muzi icyo gihe ni wowe muzi iyo myaka njye mumenye vuba
ko icyo kintu ni ikintu kibi. Njye n'impamvu nagusabaga ko utahita ubivuga aka kanya, waba ubiretse wenda nubwo ku mutima wawe utaba wishimye kuko uzi ukuri, ako basi mukabanza mugatuza muri mwebwe, basi ukazabizamura nyuma byibura hari ubundi buryo. Wenda naravuga ati wenda hari ukuntu umwana avuka wenda igihe kitageze, urumva, ariko uburyo yavutsemo yuzuye, nta kibazo na gito afite. Biganiza inshuti, baravuga ati uzakomeza ucunge neza urebe, cyangwa ukaba warabaze nabi wowe. njye nkabara nabi ntabwo byakunda, kuko umwaka, itariki, ibi byose iyo usubije inyuma ukabibara neza usanga harimo diferanse. Ntabwo papa, si ibyo bintu ko bimaze imyaka myinshi n'ubundi wabyihoreye. Ntabwo kubireka kandi hashize imyaka 20 cyari ikibazo cyane. Ubwo numva nimba yifashe we agafata imyaka 20 acikikanye icyo kintu ku mutima, umva atari ikibazo. Kukivuga se nacyo ko biri bugire iterize ikindi kibazo. Ikibazo cyo kigomba kuba kuko nawe arakizi ko gihari, ahubwo twagakwiriye kukiganira tukakimenya. Ega maze gucukumbura ibintu byinshi burira no kutabizi, kugenda ncukumbura ibintu byinshi. None wenda nawe ntiwabigumana wabimenya. None ni mubishyira hanze mukabivuga, nabyo biraba ikindi kibazo. Nta kintu kiraba gikemuka, ahubwo biraba ari ikindi kibazo. Ngo kiribuze kuba ngaho haraza. Kandi iki kibazo kirakomeye kuko ikibazo cy'umwana ungana kuriya bikunze. Njye najyaga mbibona mu mafilime, ariko nyine no mu buzima busanzwe bibaho pe. Ariko n'ubwa mbere bibaye ku muntu nzi. Sinzi n'inama nakugira, nta n'igitekerezo mfite cy'ukuntu wabigenza. Urumva, sinshaka kujya kuvuga ati mfate ngiye gupimisha ADN, urumva, ndashaka we ko anyibwiriza ukuri. We ku giti cye akavuga ati nibyo cyangwa si byo, nyuma nibwo nzajya gukoresha test. Ariko sinshaka kujya gukoresha test avant, ko nshobora kugenda ngakoresha iyo test ngasanga sibyo nk'uko mbibona n'uburi ko ibimenyetso mbifite, ugasanga ngize umutima mubi urenze uwo mfite. Ibyiza twaganira njyewe nawe akambyiza ukuri. Ikintu ntabwo ari ikintu cyoroshye kwemera. Ubwo natemera n'ubundi bizangombwa tujya hehe, njya muri labo nkabikurikirana nkareba ukuntu bikora iki, bakampa ibisubizo. Ibintu byaroroshye reka, byaroroshye, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati ikirangwa ni amahirwe ndi bumuhe njyewe akambyiza ukuri. None nkamubaza iyo myaka 20 yose ihise kuki yari yarabimisha. Ikibazo ni ukuri. Urumva ni kwa kundi umuntu ava mu kibazo ajya mu kindi. Urumva ntabwo byoroshye rero. Biri kwihuta nicyo kibazo. Bigomba kwihuta bikava mu nzira. Waba biretse se basi mukabanza mukanaruhuka. Nibwo ukiza ufite stress ziyuvuye, urukumva imyaka 20 ari mike. Ibyo bintu ndimo kubibamo. Ntabwo ari mike kuba mike, ni myinshi pe. No kurera umwana utari uwawe n'ibintu n'amashuri ye no kumurera byonyine ibyo wakoresheje umurera ni byinshi pe. Wenda ibyo ngibyo ngiye nk'umupapa wari wakiriye umwana nk'aho ari uwe, urumva, nyuma bikaza gupfa, urumva, ibyo ngibyo byose ntabwo nabimucaginga. Ahubwo ngiye ikintu ushaka umutima we ambyiza ukuri. Nakubwiza ukuri bigende gute rero? Ambyiza ukuri nyuma tubiganire. Nakubwiza ukuri akakubwira ko atari uwawe, papa wase wowe uzakora iki? Ubwo tuzahita dufata umwanzuro hagati yanjye nawe ukuntu tugomba kubikora iki, tugomba kubikemura. Ikiza ngiye nshaka ni iki, ndashaka ko ambyiza ukuri gusa. Ni ukuri ngiye nshaka. Nubwo ni nambyiza ukuri nzakoresha test yanjye, nambeshya nabwo nzakoresha test yanjye. Ariko sinshaka kujya gukoresha test mbere yuko atarambwira. Ndashaka kumva ukuri kwe. Nyuma namara kumbwira ukuri kwe nzagenda nkoresha iyo test ndebe nimba ibyo yambwiye bihura nibyo nabonye. None se ikukumva akono wazaganiriza umwana kumubaza impamvu agusuzuma nyine asigaye yitwara mu buryo butari bwiza. Rega nubwo yaba atari uwawe ariko waramureze, sibyo? Ntabwo mwanga pe. Waramureze wenda mwana wanjye, wenda nawe nta kwanga, ariko hari uburyo ni igitekerezo ngize ariko sinzi wazamwicaza, kuko urumva ikigusembura cyane n'agasuzuguro k'umwana.
nta kuntu wazicaza umwana ukamuganiriza ukamubaza umwana wawe ari ugomba kumuhana uti kubera iki gusiga nsuzugura byagenze bite kandi ndi papa wawe ukumva nyine icyo gusubiza kuko ushaka no gukeka ko abizi ko utari papa we kandi nta n'ibyo azi wenda nabyo birashoboka ukumva igisubizo ukumva niba koko by'uko utari papa wabikubwira cyangwa nimba afite ikindi kintu kimutera nyine guhinduka kugeza kuri urwo rwego ubibona. Noneho iyo nama ikanyemereka nzabanze mbiverifiye neza nitonze ariko ngewe nta kundi kubiverifiya kuko ibimenyetso byo ndabifite ke sinzi impamvu uri kumbwira ati ngo mbe nitonze ibimenyetso byo kuba mbifite ndabifite ahubwo byagakwiriye kuba byagiye hanze bikarangira tukajya mu bindi nkamenya ko umwana nunze atari uwanjye nibyariye ari uw'umugore tukabana gutyo cyangwa se nkamenya ko umwana namwibeshye ari uwanjye. Nicyo ushaka kumenya? Yego. N'ubundi kuba nsanga atari uwanjye ntabwo biri busimbure ko niswe papa cyangwa atahoze ari umwana wanjye sibyo ariko kuri ngakora iki ngakumenya n'ubu ntabwo biri bukure uko n'ubundi ari umwana wanjye azakomeza n'ubundi abe mu bana banjye nk'uko bisanzwe ariko nkamenya iki nkamenya ukuri maranye imyaka 20 nanjye ndashaka kukumenya. Icyo nagusabaga basinyemerera sibyo sikukumva Kenya kukumva so tubivuga aka kanya nyine yego urindire iki kiganiro dukoze nanjye simita ngishyiraho icyo nifuza nuko ibibazo bitaza bihekeranye ibibazo nyine ntibize mu rugo iwabo umufiririzo gutya muvuye mu kibazo kimwe mugiye mu kindi nagira ngo usabe ukomeze ubu umugabo nyine ubumugabo nk'ibisanzwe mu rugo ntihagire igihinduka nyine basi wihangane basi hashire nk'ukwezi basi kubera ko reba ibihe muvuyemo rwaserera wongere ukubitemo izo rwaserera zindi umbwire ngo bizagenda gute umbwire ngo amaherezo noneho ibintu bigerekeranye ikibazo kivaho hazi ikindi kibazo gitewe nawe ikindi gitewe n'umugore ikindi gitewe n'umwana nta kuruhuka mufite mu rugo mbese ni rwaserera gusa cyo kintu kinyemerere nyine ubigumane wowe mu mutima wawe ntugire n'umuturanyi ubiganirize basi ubanze uruhuke wenda ntago waruhuka ufite n'icyo kibazo kindi nacyo kirakomeye nkunze kubimenye uko basi nyine uruhuke nyine nawe ubanze utuze wakire ubanze ukomeze unashaka ibyo bimenyetso ubanze unamenye neza amakuru ku buryo nunabimubwira nimara kubona ibimenyetso reka nzaguhamagara ku buryo nunabimubwira azabyumva nyine uri kubivuga nyine umubwira ati mfite kanaka none nzashaka ibimenyetso bigaragara wowe komeza ushaka ibimenyetso bigaragara none nzabikwereka kugira ngo wemere ko ibyo ndimo ndakubwira ari ukuri noneho nunabimubwira uzabimubwire uzi neza nyine ibyo uri kuvuga ku buryo nta hantu uzavuga ujijinganye ariko ubanza uruhuke mu mutwe nawe aruhuke mu mutwe nawe ni umuntu mukuru niba ari byo azabyemera niba atari byo azazisobanura ariko ibibazo byanyu n'ubu numvaga byararangiye byarakemutse igisigaye ari ukwibanya neza ariko nyine kuko turi ku isi ibibazo ntabwo bijya bishira ariko byibura nyemerera ako kantu ubeho nyine ubyirengagize basi iminsi mikeya unamenya amakuru kuko hari ukuntu umuntu amenya n'ibintu bikaba ibihuha bikaba amagambo bikaba iki nabyo bibaho ugahubuka wowe ugendeye ku makosa uzi wakoze wenda uvuga ati narakaje umwana niyo mpamvu kandi n'ahantu bihuriye wowe tuza ubigumane unashaka amakuru niba ari byo kuko unaperereza unabaza inshuti nyine ushaka amakuru yawe ariko uvuga uti iki kintu nzakibaza umugore nzi neza ko ari cyo ntumvise amagambo ntagendeye ngo umwana aransuzugura izo ntabwo ari impamvu ahubwo uwo mvuge ngo ese iki kintu koko ngiye kubwira madamu ni ukuri kuko kiba ari n'amagambo atari n'ukuri nawe byamubabaza yakumva ko utamwizera impamvu naguhamagaye urumva impamvu naguhamagaye ni uko nzi ko ibyo nkubwira ari ukuri ahubwo ikintu impamvu naguhamagaye nashaka kugira ngo ungire inama y'ukuntu nabyitwaramo ariko ibimenyetso byo kuba ibyo nkubwira byo ni ukuri byo ni ukuri ndabizi cyane ahubwo nashaka kugira ngo ungire inama uburyo nabyitwaramo kuko urabona ko ni ibibazo bihuriye mu bindi
uko ubyitwaramo niyo nama njye nakubwira uretse guhita ubivuga kano kanya we banza umenye ko ibyo uri kuvuga urabizi nyine wowe uri kumva wowe nyine uri kubyumva ko ibyo uri kuvuga ari ukuri ariko banza wiyizere mu mutima wawe uvuga uti njyewe ibyo mvuga ni ukuri uriya mwana si uwanjye sibyo ndi gukumva kendi none ubu uretse nawe banza uruhuke mu mutwe wenda ntiwaruka ufite icyo kibazo nacyo kirakomeye ariko banza uruhuke utuze uzabibwire madamu wumva ko ari ikintu ugiye kuvuga uhagazeho neza ntabyo kuvuga ngo bambwiye urakoze cyane ku nama zawe ikiganiro nanjye sinzagishyiraho vuba nunyemerera numpamagara numva nta kibazo wabivuga ubizi neza ko ibyo ugiye kuvuga ari ukuri buriya hari ikintu tujya kuvuga kubera umujinya n'agahinda uba ufite ukahita uhubuka ukabivuga ariko wowe igihe uzumva ibyo uvuga kuko ari ukuri wumva ushaka kubibwira madamu wumva wararuhutse wumva nyine ibyo uvuga ubizi neza ko ari byo uzamamagara umbwire cya kiganiro gishyireho nibwo nzagishyiraho urakoze cyane kungira inama kuko nizo nashakaga gusa nanone biragoye kubigumana ibyo bintu pe umutima bisaba umutima ukomeye ariko wige kuwugira nyine wige kuwugira kugira ngo hatangirika byinshi yego kadusoreza hano tuzasamukana cy'ubutaha sawa urakoze cyane